Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikirunga cya Nyamuragira nacyo kirarutse. Minisiteri ishinzwe itumanaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RDC yatangaje ko ikirunga cya Nyamuragira cyatangiye kurukira muri parike y'ibirunga. Nyamuragira irutse nyuma y'icyumweru kimwe. Nyamuragira irutse nyuma y'icyumweru kimwe gusa ikirunga cya Nyiragongo kirutse cyerekeza mu mujyi wa Goma na Gisenyi, bikora umutima abaturage ndetse benshi bahita bahunga. Imitingito y'uruhurirane rw'iruka ry'ibirunga byombi yatumye abantu badasobanukirwa ikiri kuba. Ubuyobozi bwa Kivu y'Amajyaruguru busaba abatuye umujyi wa Goma guhunga uwo mujyi berekeza ahitwa Isake, ahagana i Masisi na Bukavu, mu gihe abandi bahungiye mu Rwanda. Kuba Nyamuragira irutse hari amahirwe yo gutanga umutuzo kuko yarukiye mu gace kadatuwe n'abantu. Itangazo riri kuri Twitter ya Minisiteri y'Itumanaho ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rivuga ko ikirunga cya Nyamuragira cyarukiye mu gace kadatuwe ko muri parika ya Virunga. Bashimire cyane abantu mwese mo kuzajya mukurikirana ibiganiro bya YouTube channel yacu. Shimire cyane abantu mutajya muhwema kuduha ibitekerezo byanyu. Babwire nti mukomeze